Kuva ibice 13. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Mose abibutsa uko bavuye muri Egiputa. Uwiteka abwira Mose ati, mwese uburiza bwose bwo mu Bisirayeli bubu bwanjye, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo ni ibyanjye. Mose abwira abantu ati, mujye mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa, kuko Uwiteka yabakujeyo amaboko. Ntimuzagire imitsima yasembuwe murya. Uyu munsi muviriyeyo ni uwo mu kwezi Abibu. Kandi Uwiteka nakujyana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamoni n'Abahivi n'Abanyebusi, icyo yarahiye ba sekuruza bawe ko azakiguha, igihugu cy'amata n'ubuki, uzajye uziririza uwo muhango wera uko kwezi uko ukwezi gutashye. Iminsi 7 ujye urya imitsima itasembuwe, ku munsi wa 7 hazabeho umunsi mukuru w'Uwiteka. Imitsima itasembuwe ijye iribwa muri iyo minsi uko ari 7. Ntihakagire imitsima yasembuwe ikubonekaho, kandi ntihakagire umusemburo ukubonekaho mu gihugu cyawe cyose. Kandi kuri uwo munsi uzabwire umwana wawe uti, ibi byatewe n'ibyo Uwiteka yankoreye ubwo navaga muri Egiputa. Uwo muhango uzakubere nk'ikimenyetso gishyizwe mu kuboko kwawe n'urwibutso rushyizwe hagati y'amaso yawe, kugira ngo amategeko y'Uwiteka abe mu kanwa kawe, kuko Uwiteka yagukuje amaboko muri Egiputa. Nicyo gituma ukwiriye kuziririza iryo tegeko mu gihe cyaryo uko umwaka utashye. Amategeko yo kwereza imfura zose n'uburiza bwose. Umurongo wa 11. Kandi Uwiteka nakujyana mu gihugu cy'Abanyakanani akakiguha nk'uko yakurahiye akarahirana ba sekuruza bawe, uzarobanurira Uwiteka umwana w'uburiza wese n'uburiza bwose ufite mu matungo yawe, abahungu bazaba b'Uwiteka. Kandi uburiza bw'indogobe bwose uzabucunguza umwana w'intama, kandi nudashaka kuyicungura uzayivuna ijosi, kandi imfura z'abantu iz'abahungu bawe uzazicungure. Kandi umwana wawe nakubaza mu gihe kizaza ati, ibi ni ibiki? Uzamusubiza uti, Uwiteka yadukuje amaboko muri Egiputa mu nzu y'uburetwa. Farawo yinangiye ngo yange kuturekura, Uwiteka yica uburiza bwose bwo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo. Nicyo gituma njya ntambira Uwiteka uburiza bwose bw'ibigabo, ariko imfura z'abahungu banjye zose njya nzicungura. Uwo muhango uzabe nk'ikimenyetso gishyizwe mu kuboko kwawe, kandi nk'ibishyizwe mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, kuko Uwiteka yadukuje amaboko muri Egiputa. Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya, nubwo ariyo y'ubusamo, kuko Imana yibwiraga iti, abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire muri Egiputa. Ahubwo Imana ibagendesha ibizigu, ibacishije mu nzira inyura mu butayu, ikajya ku nyanja itukura. Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bafite intwaro. Mose ajyana amagufa ya Yozefu, kuko yari yararahije Abisirayeli indahiro ikomeye ati, Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufwa yanjye nimuva inaha. Bava i Sukoti babamba amahema muri Etamu, aho ubutayu butangirira. Uwiteka ku manywa yabagenderaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore, nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyavaga imbere nijoro. Imana ishimwe cyane. Ndasabira umugisha umuntu wese wumvise iri jambo ry'Imana, kandi ndakwibutsa ngo Imana nikugirira neza ntukabyibagirwe, ntukabyihererane, ujye ubibwira n'abana bawe, ubwire ko Imana yakoze ibikomeye, ko ari ahantu Imana yakuvanye, ko ariyo mpamvu udashobora kureka kuyisenga, kuyizera no kuyiringira. Kandi ntukagire umutima uhagaze. Imana iyo ikuvanye mu maboko y'umwanzi irakugota,
ahangaha ijambo ry'Imana riratubwiye ngo inkingi y'igicu yabagendaga imbere ku manywa, iy'umuriro ikabayobora nijoro. Bivuze ngo Imana yahoraga ibagose iminsi yose. Imana iguha umugisha, nawe ntutinye, ukomeze kwizera Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shalom shalom. Ndekeyako.